ibyahishwe abanyabwenge Imana yasobanuriye abaswa kugira ngo abantu batirata. Haleluya. Yesu ari hejuru y'abami, Yesu ari hejuru y'abatware. Ibyo binaniranye ku buzima bwawe Imana yabihangura kandi bikabona umurongo. Mu kigeragezo nta muntu ujya wisobanura. Imana niba itaragusobanura we kuzisobanura, kuko ni wisobanura ntuzatsinda, ariko Imana ni gusobanura ibintu bizahinduka. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba. Turabasuhuje, nimugira amahoro ya Kristo Yesu, abanurwa mu buntu bwayo no mu mbabazi zayo. Tuboneyeho kubifuriza umwaka mushya muhire, cyane yuko umwaka uracyari mubisi nibwo ugitangira, kandi nifuje ngo tuganire uko dusanzwe tubikora, uko Imana iduhaye uburyo n'umwanya wo guhura kuri izi kamera za Gisubizo TV. Mwene data unkurikiye, nguhaye ikaze aho uherereye hose, ugira amahoro ya Yesu kandi Imana iguhaze muri byose. Birashoboka ko waba utameze neza, ariko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Yesu ni byose, kumufite ntacyo yaba, ufite Yesu ntacyo yabasha kuganya. Icyo ubujijwe no kwiganyira kandi wizera ubuntu bwa Yesu. Nibyavuze ngo uzabona urukundo rwe ko ari rwo rukubeshejeho. Wizere Yesu. Yesu ni byose. Ntibimeze neza uyu munsi, ariko ejo bizaba bimeze neza, kandi uko biri none biruta ejo, kuko hari ibyo tureba, hari ibyo tugenderaho tukabona ko hari neza y'Imana yagaragaye mu ruhande rwacu. Igikomeye ni ubuzima ufite. Hari uwabivuze neza aravuga ngo kuba uriho nicyo gishoro, ibindi rwose kubigeraho biroroshye cyane, kuko uyu mwanya nk'uwamaze gusinzira ibyo byarangiye, nk'uri muri koma ntafite imitekerereze nk'iyo ufite. Yego urashonje ariko ntumanitse akaguru, yego ufite ibibazo ariko hari ubuzima runaka ufite, kandi ubwo buzima uba ufite kubera kuhumeka. Rero kuba ugihumeka, nshuti yanjye, shimira Imana imirimo yakoze ku buzima bwawe. Umuririmbyi yavuze ngo ni myinshi yo gutangaza. Ushimira Imana yakoze uwo murimo ukomeye kuri wowe. Imana izakora ibintu bikomeye. Reka dusenge Imana, hanyuma dusenge Imana Kristo, hanyuma tuganire amagambo y'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, turi imbere yawe, turi abanyantege nke, turi imbere yawe, turi abana bato. Umuririmbyi yaravuze ngo icyo dukwiriye no gufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwacu, ndetse no mu gihe tugeragejwe na Satani. Avuga ngo nkomeza singende njyenyine, ngo mbe hafi mu rugendo rwanjye. Turakwinginze ngo dukomeze ntitube twenyine, utube hafi muri iki kiganiro. Imbaraga ziva mu ijuru zibane natwe. Ubwiza bw'Imana uturasire, umurava wawe ube ku buzima bwacu. Ni ukuri hari igihe abantu baterana, ariko Imana atari ibateranije kandi ntibe mu ruhande rwabo. Ariko twebwe turifuza ngo Imana bari ibana natwe. Turuburira amaso yacu ku misozi, ubutabazi bwacu niho tubufite. Nta handi tubuteganya, nta n'ahandi twabukura. Ni ku Uwiteka waremye ijuru n'isi n'ibiyirimo. Turakwinginze ngo utwubake muri iri jambo. Nitumara kubakwa, kandi nitumara kutwubaka twubakike, bimenyekane ko tuvuganye n'Imana, kandi ijambo ryawe rihinduka ibitsikamutima, ritwubake. Ni ukuri natwe tuba twubakitse. Urakoze kutuganza muri byose. Ndasengera abazatwumva, bumva ururimi tuvuga aho baherereye aho ariho hose, bakira amahoro y'Imana n'umugisha bituruka ku Uwiteka, mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Nanone kandi turakwegereje, tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma igitabo cya Daniyeli igice cya 3. Dusome mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3, dusome duhereye ku murongo wa 13, twumve uko havuze. Haravuze ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati, mbese Saduraka, Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye
no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma dusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Muvuge ngo amen. Reka tuganire umwanya ungana nawo tugiye gukoresha, ariko kandi ndifuza ngo tuganire amagambo atari menshi cyane, ariko twumve ngo ni iki gitumye Imana ivugana nawe aya magambo muri aya masaha. Ni iki gitumye iri jambo wowe ufunguye kuri YouTube channel chaîne ya Gisubizo TV, ni iki gitumye ari aya magambo ufunguriraho cyangwa se ushyikiraho? Ni iki? Imana twemera ko iriho kandi ikavugana n'abantu bayo, kandi mu buryo bwose, uburyo bumwe cyangwa ubundi, ntituri bwigishe uburyo Imana ivuga n'abantu Imana ivugana nabo, ariko bimwe mu nzira Imana yashyizeho z'uko abantu bashobora kumva ijwi ryayo n'uburyo bw'ijambo ryayo burahari, buri mu buryo Imana yateganije. Wowe rero ufunguye ukagwa kuri ino chaîne ya Gisubizo, ni Imana yashatse ko tugiye kuganira aya magambo. Yashatse kuvuga ijambo rimwe tugiye kuganiramo, hanyuma turikuremo icyifuzo, turisengeremo. Rivuga ngo Imana ahantu iri impinduka zirahaboneka, cyangwa ahantu Imana yageze haboneka impinduka. Birashoboka ko waba uri mu buzima budafite icyerekezo. Kabiri, birashoboka ko waba uri mu buzima budafite impinduka. Bijya binabaho ko umuntu aba mu buzima budafite ishusho. Binashoboka ko umuntu aba mu buzima mbese akibaza ngo mbese ni ngewe ibi byago, aya makuba, izi ntambara, uko gupfusha, uko kubabara, uko kwangwa, ni ngewe washimye ko nanyura muri ubu buzima bumeze gutyo? Reka nkubwire, Imana yakuremye irakuzi, kandi Imana yakuremye iragukunda. Ubwo buzima urimo ntabwo ariko bizahora, si uko bizahora, kandi si nako byahoze. Yesu aho ageze, aho Yesu ari, haboneka impinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wizere impinduka za Yesu kandi uzakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye aya magambo, ni amagambo meza y'aba basore babaye intwari mu gihe cyabo. Sinzi wowe mu gihe cyawe uburyo witwara imbere y'Imana. Sinzi iminsi ufite, sinzi imyaka umaze, sinzi umwuka Imana yaguhaye uburyo uwukoresha, sinzi n'ubuzima ufite uburyo byitwaramo, ariko ndagira nkubwire ngo uri uw'agaciro imbere y'Imana, uri uw'umumaro mu maso y'Imana. Ikurema yabanje kurema Edeni, imaze kurema Edeni irangije ishyiraho wowe. Muri make waje nyuma y'uko Edeni ibaho. Mu yandi magambo, ibyo dukonsoma Imana yabiteguye mbere y'uko twe tubaho. Ushobora kubibura yego, kandi bihari. Kubibura si uko bidahari, ahubwo nuko utaragera aho ibyawe biri. Umunsi wageze aho ibyawe biri, muzakubitana muhure kandi ucakirane n'igisubizo cyawe. Uvuge ngo n'imyaka nakwirukanseho, burya nahoraga ngutambukaho ntakuzi. N'imyaka nasufuye, burya nababaye bene aka kageni, nsanzwe nkubona, nsanzwe mbana nawe, nsanzwe ntambuka kuri wowe. Nta yindi mpamvu. Hari igihe tutagira iyerekwa bigendanye nuko n'Imana ibishaka. Hari n'igihe tutagira iyerekwa bihuje nuko n'umugambi Imana utarasora ku buzima bwacu. Reka nkubwire, nawe ubwawe nturisanga uhuye n'igitangaza, ariko kandi wasubiza amaso inyuma ugasanga icyo gitangaza ubonye mu buzima bwawe nyamara n'ubusanzwe wajya gukibona, ariko ugakibona mu ishusho idasa n'iyo ukibonyemo uwo munsi, ugakibona muri image itandukanye n'image wakibona ako kanya. Impamvu, ibyo utaratekereza ntushobora kubyakira, ntushobora no kubigeramo. Ibyo utararota ntiwanabigeramo ngo ubikore. Birasaba iki? Kuhindura imitekerereze yawe, change your mind.
your mindset, hindura imyumvire, uhindura imitekerereze, nugambirira ibizima, nugambirira ibintu bikomeye, nutekereza ibintu bikomeye mu masengesho byose birakunda. Uzabipfukamire ubwire Imana ngo Mana, mu buzima gutya ibi ntibyakunda, ariko muri wowe mu kukwizera ibi byashoboka. Ndashaka kukubwira ko realite atari yo verite, la realite n'est pas la verite. Cyangwa se uburyo isi igambirira itekereza ibintu sigo Imana ibitekereza. Ariko nuba umuntu utekereza urukundo rw'Imana, ukaba focus in deep mu mugambi w'Imana, ukavuga ngo uko bizamera kose nge ndi uwa Kristo kandi nzahora ndiwe. Bibiliya iravuga ngo mu bintu byose kugeza kugupfa bizakubera umugisha kandi uzagira intsinzi mu by'ubuzima. Aba bahungu bagize gutekereza kwiza. Nyuma yo gutekereza kwiza bagambirira neza. Nyuma yo kugambirira neza baravuga ngo ntacyo twakwishoboza tutari kumwe n'Imana. Bayicara ku cyubahiro cyo kuvuga ngo Imana tuzayamamaza, Imana tuzayivuga, Imana yacu tuzayiramya mu bintu byose, isi byemera cyangwa itabyemera. Murabizi neza yuko umwami ubwe yabakuye mu gihugu cy'iwabo ari abanyagano. Bibiliya ni kwivuga ngo umwami atanga itegeko ngo babanyagane n'ibintu byo mu nzu y'Imana. Aba bahungu baraza, bamaze kuza bazanana n'ibintu byo mu nzu y'Imana, kandi umwami wabashakaga we yatanze itegeko ngo ntabwo nshaka buri basore bose cyangwa se si buri bantu bose. Reka nkubwire, na Satani yagiye kukurwanya, niyo yagiye kurwanya ntabwo arwanya umuntu ubonetse uwo ari we wese. Umuntu ufite imbaraga niwo Satani ashaka. Umuntu ukenewe mu isi ni umunyembaraga. N'ukenewe kwa Satani mu byo kwizera ni umuntu ufite umumaro. Atanga itegeko aravuga ngo nkeneye abana b'abami bavuka ibwami kandi b'abanyabwenge, bafite igikundiro, bafite n'igikuriro, bafite buri kimwe cyose. Uragira ngo Satani ashaka ibibi, ntabwo bishoboka. Impamvu uri mu ntambara ni urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, n'ibyo ukora imbere y'Imana, umumaro ufite mu Mana niwo utuma uhura n'intambara zose. Ariko izo ngorane ureba, haleluya, izo ntambara ubona, ibyo bibazo ubona, muri byo yaravuze ngo biraziritse, uhumure witinye. Izo ngorane ureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya we. Ibyo bibazo ureba biraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ngorane ureba ziraziritse zose, nimuhumure mwitinya we. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Ndashaka kukubwira ngo ibyo ubona biguhangayikishije biraziritse. Ibyo ubona nyuma yabyo hari ibindi. Bibiliya itubwira iki? Aba bahungu barabatwara ngo Nebukadinezari abajyanye, we yari afite umugambi wo kubashoramo umushinga, kubakoresha mu nyungu ze, kugira ngo bazamwungukire, bazamubere umumaro, bazamukorere. Kandi nta kindi yashatse ko bakora, yashatse kubakoresha ibigendanye n'iby'ubupfumu n'ubukonikoni n'uburozi bwe. Arangije ashinga ishuri, ahamagara abantu mu ngeri zose mu bice bitandukanye. Ahamagara abapfumu, ahamagara abashika, ahamagara abarozi, ahamagara abacunyi, ahamagara abantu batandukanye, abashyira mu mashuri. Aravuga ngo buri muntu wese mumwigishe option ye cyangwa se section yiwe cyangwa se faculty ye, buri wese agire agace yiga kagendanye n'ibyo agira ute n'ibyo azakora. Umunsi umwe sinzi cyari cyabaye, birashoboka ko yari chômage cyangwa se ari vacances cyangwa ari weekend, birashoboka batari mu ishuri, batari kwiga, ngo umwami aryamye nijoro ngo arota inzozi. Niko Bibiliya ivuga. Amaze kurota inzozi, usomye igice cya mbere wasanga aya makuru. Amaze kurota inzozi, Bibiliya iratubwira ngo
ahita ahamagara abo barozi, ahamagara abashika, ahamagara abapfumu, ahamagara buri ngeri zose zawe yagize ute yatoje. Ariko mbibutse ko mubo yahamagaye Daniyeli ntiyari arimo na bagenzi be, ngo abahamagaye ngo arababwira ngo mwese nimuze. Njya nibaza ikibazo, ni ukubera iki batahamagawe kandi nabo bari bari mu ishuri kimwe n'abandi. Iyo urugamba rugeze mu mahina, ntabwo umuntu atabarana abantu bari aho ngaho gusa badafashe ba rogerogyo. Iyo urugamba rwageze mu mahina, ibintu byakomeye, hashakwa abanyembaraga. Umuntu ushobora gufata umusaya w'indogo bakawucisha abantu 1000 nk'uko Samusoni yabigenje. Uwo niwe Imana ikeneye, cyangwa niwe umuntu ushinzwe urugamba bakeneye. Kuko urugamba rugeze mu mahina aho bakeneye intsinzi kandi mu buryo bwihuse kandi byoroshye. Gutoranya bari abarozi n'abari abapfumu n'abari abashika nibo umwami yari yizeyemo ubushobozi bwahangura, bwashobora kumenya, bwashobora gutahura icyo umwami yarose kandi yeretswe. Bigaragara ko kuba abandi batarabahisemo nyine nuko batabatekerezaga ko ibyo bintu bahita bagira ute nubwo bari muri iryo shuri. Wenda ubwo bumenyi ntago bafite, ntago bigishijwe. Ariko ntibamenya ko bidashobokera abantu Imana ibishoboye. Ntibamenya ko ibyo abantu batamenya, abantu bazi Imana bo bajya babisobanukirwa. Bibiliya ivuga ngo hari ibintu byahishwe abanyabwenge, ariko kandi Imana ibisobanurira abaswa ngo kugira ngo abanyabwenge batazirata iby'ubwenge. Hari ibintu Imana yasobanuriye abantu bagaragara nk'abaswa. Abaswa ni abahe? Ni abacishwe bugufi muri Kristo, bakemera ko Imana ariyo hejuru ku buzima bwabo. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo ni ukuri, haleluya, kubaha Imana gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Umuntu wamaze kugira umutima unyuzwe, umuntu wamaze kubaha Imana afite inyungu muri Kristo. Imana tugirire neza. Kandi Yobu yaranditse aravuga ngo maze ibwira umuntu iti 28 ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wavuye mu byaha ubujijutse imbere y'Imana. Amashuri yose waba warize ufite za bachelors, ufite amadigiri n'amadigiri, ariko niba warize kubaha Imana ukaba waravuye mu byaha, warajijutse, Yesu ni byose ko mufite. Haleluya. Uzakora ibintu bikomeye kuko kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Uzakoreshwa ibintu bikomeye kuko kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Wajijutse igihe wemeraga Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Aba bahungu nubwo bari babashoye mu bintu by'ibugirwamana ndetse babahindura n'amazina ngo kugira ngo bisanishe n'ikirere bagiye gukoreramo, ariko ndashima Imana yuko imyumvire n'imitekerereze yabo itigeze ihinduka ngo itandukane n'Imana bamenye. Bakomeje kubaha, bakomeje kuzirikana, bakomeje kumenya urukundo rw'Imana, bakomeje kumenya abo bari bo muri Kristo n'ibyo bibahesha n'ubushobozi bafite mu Mana. Baravuga ngo nta mpamvu. Umuririmbyi yuzuye umwuka aririmbye avuga ngo tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi ugira ute uyumvire. Aravuga ngo jya ubana n'abayo, ujye ufasha indushyi, ngo ntusibe na rimwe kuyikorera. Abahungu bari baramenye indangagaciro yo kuba umukristo. Umukristo ntabwo bivugwa, ahubwo urabipratika ukabikora. Imirimo yawe Bibiliya yavuze ngo Yesu abwira abigishwa avuga ati nuko nibare imirimo yanyu myiza ngo bahere ko bahimbaza So mu ijuru. Iyo ufite imirimo myiza abantu bamenya ko uri umukristo. Uretse ko dufite n'abangeso nziza muri ubu buzima, ariko imirimo myiza ni iyihe? Ni imirimo ihimbaza So mu ijuru, ni imirimo ikeza umwami ukorera, ni imirimo ihamanyije nuko uwo ukorera umwami wawe mwemeranijwe. Iyo mirimo iyo tuyikubonamo tubona ko imirimo y'Imana, tubona Imana muri wowe, tugahera ko duhimbaza Imana. Tugaruke ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Aho uri Imana iboneke, icyoro cy'Imana kiboneka aho uri. Presence y'Imana, ntukabe mu bantu barwanya Imana, ntukabe mu bantu bemera Imana bayemeresha umunwa ariko umutima utayemera. Bu umuntu wemera Imana kandi uyirwanirira ishyaka, ube umuntu wemera Imana kandi uyirwanirire, ube umuntu wemera Imana kandi uyihagararire. Kuko ahantu abantu b'Imana bari, Imana ntivunika, ibohereza icyo bita imbaraga yonyine ikakorana nabo, ariko kandi bikitirirwa Imana ari abantu Imana iri gukoresha.
nicyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo mbese nubwo uri mu mahoro wumva ufite ishyaka rikujyana gushaka iza Yesu, ngo nubwo haba ari aboroheje ngo ndetse n'abagayitse ngo ni abantu b'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Umuririmbyi akavuga ngo noneho nimuze tubashake kandi twe tubatarure, ngo kuko tuzanezerwa cyangwa se tuzatuza umutima nituzana n'intama imwe tuzishima. Imana idufashe. Yesu akeneye kumuhagararira, Imana ikeneye kumuhagararira. Dukeneye bambasaderi mu isi, dukeneye bambasaderi inaha. Ubuzima ubayemo Yesu agukeneye nka ambasaderi umuhamya, nk'uko basaduraka bahamije Imana ndetse bayihamya mu gihugu cyose biramenyekana. Bari mu Bakaludaya bimenyekana ko hari Imana bizeye. Imana yabiza ku mwanya wa mbere mu gihe bashakaga kuyitiranya n'ibigirwamana. Nubwo Imana yawe bajya bashaka kuyipfobya mu bantu, ntukemere Imana iburi cyubahiro uhari, byitwa ko wamenye Imana. Bibiliya ivuga iki? Baze kubahamagara ngo umwami ngo abarozi bamugeze imbere n'abapfumu n'abashika nk'uko twabisomye. Bibiliya ivuga iki? Ngo umwami hagati ngo hari inzozi narose nshaka ko muzisobanurira. Aba bantu be cyangwa se uburozi bwe cyangwa abarozi be baramubwira ngo uva mwami, no mu mateka reka tukubwize ukuri, no mu mateka y'iki gihugu birashoboka ko ushobora kuba uzanye inzaduka kandi tukwibutse ko ushobora kuba atari umwami wa mbere uyoboye. Turakubwira ko twego dusanzwe turiho tubonye manda nyinshi, twariye ingoma nyinshi. Mu bantu bose ntabwo icyo kintu kirabaho inaha no mu bami bose bayoboye. Ngo umwami arota inzozi ngo hanyuma ngo hagire abantu bazisobanura batanazimenye. Ahubwo niba ugira ngo tuzisobanure, banza uzitusobanurire, uziturotorere, turakubwira icyazo. Njashimira Imana ko bitamenyekana mu bantu, Imana ibimenyekana ibyereka abantu bayo ikabibahishurira. Hari ibyahishwa abanyabwenge, Imana yasobanuriye abaswa kugira ngo abantu batirata. Haleluya. Yesu ari hejuru y'abami, Yesu ari hejuru y'abatware. Ibyo binaniranye ku buzima bwawe, Imana yabihangura kandi bikabona umurongo. Ibyo bigucaze mu buzima bwawe, hari icyo Imana yabivugaho ukabona ubuzima bufite impinduka. Ibyo wumva ntacyo wabikoraho, Imana ifite icyo yabikoraho. N'igihe umuntu abonye ko ubuzima buhagaze ari fini termine, Imana igira ikintu ibikoraho kandi bikabona impinduka. Bakomeza umwami abahatira kugira icyo bavuga, baramubwira ngo we kwiri guturushya muri byinshi, cyakoze ngo kireka abantu babana n'Imana zidafite imibiri nibo bashobora gusobanura ibyo bintu, nibo babimenya. Ariko kandi nasomye Bibiliya ntabwo bari bahamije Imana ya Isiraheli, bari bavuze izindi mana z'ibigirwamana atari Imana ya Isiraheli twizera, ngo kireka babana n'Imana zitagira imibiri. Ariko hejuru y'abadayimoni hari Imana twizeye ivuga. Hejuru y'ibintu bitariho bitagaragara ya za Nyabingi na Dagoni hari Imana yacu twiringiye. Muri ibyo yavuze ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebwe tuzavuga Imana. Abandi bakaringira inyibigirwamana, ariko twebweho Imana twiringiye. Imana ishoboye byose, iri hejuru ya byose, ikora ibintu byose, nta na kimwe cyayinaniye. Umva ikintu gikomeye gitangaje giteye n'ubwoba, ngo umwami amaze kurakara, arakajwe nuko ibyo yari yiringiye mu banyeshuri be bitagezweho, ngo ahita ashyiraho itegeko aravuga ngo nta kabuza mugiye gupfa birarangiye. Satani arakurwanya kandi Satani araguhiga. Ntucogore gusenga, we gukina n'ubuzima, menya ko uhigwa na Satani, ahubwo urwane ukomeje usenga Imana, ntacyo uzabura mu masengesho. Bibiliya iravuga ngo bahita bavuga ngo ariko mwami nubwo tugiye gupfa hari icyo twabivugaho. Umwami atega amatwi agati ntabwo twapfa twenyine, wibuke ko nubwo waduhamagaye twenyine hari abandi bantu tugira ute tubana muri iri shuri, nubwo utagize umugisha wo kubahamagara, ariko niba tugiye gupfa nabo bahamagare dupfane. Abo nta bandi hashakaga ba Daniel, Sadraka na Meshaki na Abedenego. Reka nkubwire, nubwo rimwe wisanga mu ntambara, ukabona karitse yawe uri mu ntambara, ukabona urugo rwawe ruri mu bigeragezo, ukabona abavandimwe bawe bari mu kaga, ukabona inshuti zawe ziri mu kaga, kenshi hari igihe bari mu kigeragezo ari yo Satani ashakisha, ariko nuba amaso Imana irakurokora mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga uburyo ki bahise bahamagara, babwira Ariyeki ngo nagende abahamagare.
ariyo karirukanka cyane, abasanga muri tuvuge ngo muri holiday, mu kiruhuko bari bagiyemo, aza nikubagaho aravuga ati rero gahunda ihari ni mwitaba umwami mu gihe tugiye gupfa, ntabwo twapfa twenyine. Naratangaye, dufite abantu baduhamagara mu bibi ariko ibyiza bataduhamagara, dufite abantu batubwira amakuba ariko mu gihe bameze neza batabitubwira. Nasomye ijambo ndibaza, ese ko abantu babahamagaye bagize ingorane bagiye gupfa, iyo biba ngombwa ko babishishurirwa, imyanya bari gushyirwamo basaduka bari kuyibashyiramo? Ese intebe bari kubicazaho kuko basobanuriye umwami, banahanguye izo yeruka bakarizana? Ese basaduka bari gushyirwa kuri iyo ntebe? Ese ipeti bari kwambikwa n'umwami batsinze urugamba? Ese abo bantu batabonetse bari kugira nabo bari kwambika iryo peti? Noneho rero ukuntu abantu bateye ubwoba mu isi, banze kubahamagara, banze no kubifuriza ibyo byiza, banze no kubageza ahantu bakura umugisha, ariko ingaru baraziriye, bifuje ko bapfana na bagenzi babo kandi batakoranye, batanahoranye. Nshuti yanjye, nubwo watangiye ibiguzi byinshi ariko Imana ije kukurinda, nubwo uhigwa kenshi ariko Imana itanze ubutabazi ku buzima bwawe, nubwo abadayimoni bagushaka umunsi ku wundi ariko ntuzapfa gupfa. Yesu atanze ubuzima, Yesu arakubwiye ngo baho, Yesu aje ku buzima bwawe kugira ngo akurokore, Yesu araje kugira ngo akurengere. Haleluya! Ntutinye kandi ntucogore, Yesu ntahinduka, aragukunda. Fata urukundo, fata ubugingo aguhaye buguhesha ibyishimo. Nubwo bifuje ngo basangire amakuba, nyamara ibyari byiza batabahamagaye ngo babisangire, ariko ndashimira Imana itemera ko duhanwa mu maboko y'abadushaka, itemera ko tuba umuhigo w'abantu badushakisha. Yesu akurwanirire, agira uti akoze Satani isoni, ubone intsinzi muri Kristo Yesu. Iyo Imana itaboneka ngo imwaze abadayimoni, uba ahawe haba hararangiye, haribagiranye. Ariko uriho kubera ko Imana yatanze iki? Yatanze ikiguzi gikomeye cyane, yatanze igitambo gikomeye ku buzima bwawe. N'uyu munsi kuba ugihumeka, nicyo gitambo Imana yatambye ku buzima bwawe. Niyo turyamye dusinziriye, Imana ihora iturinda kandi igahora ivugana natwe, igahora iduproteja. Satani ntaba yifuza ko twaramuka, ariko tuzaramuka n'ejo turamuke, kuko ntituriho kubw'abantu, turiho kubw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli abwira Ariyoki ngo ngewe ngeze imbere y'umwami, ibindi ubindekere. Ndashima Imana yuko no mu kaga no mu makuba Imana igitubera ibyiringiro. N'igihe isi twimye ijambo, Imana igiduha ijambo ikavugana natwe. Haleluya! Komera mwene data. Bibiliya Daniyeli ngo asanga umwami Nebukadinezari, aravuga ati nyaboneka mwami, ibyo bintu byagucanze watwemerera ejo tukazabiganiraho, ukaduha umwanya tukajya kubitekerezaho, tukazaza ukaguha igisubizo cyabyo. Ndashimira iri hejuru y'abami. Wizeye Imana ikomeye, wiringiye Imana y'ububasha, wiringiye Imana ifite ijambo, wiringiye Imana ifite icyubahiro, wiringiye Imana ivuga, wiringiye Imana isobanura ibidasobanutse. Ibyo bikunaniye, ibyo bikuyobeye, ibyo bigucanze, Imana yashobora kubisobanura kandi ku munota nk'umwe wo guhumbya ukabona intsinzi y'Imana. Imana ikurwanirire, Yesu agutabare, Yesu akugirire neza. Urumva ufite ubwoba bw'isi, Imana ikukize mu izina rya Yesu. Urumva uteye ubwoba n'amajwi wumva, Yesu aze ku buzima bwawe acekesha amajwi kuko arabishoboye. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli ngo aragenda barasenga, bariherera. Nubwo biritabigaragaza ariko niko biri. Ubuzima bwabo bwari ubw'Imana, bwari ubuzima bagendanyemo na Kristo, bwari ubuzima bwo kwizera, bwari ubuzima bwo gusenga, bwari ubuzima bwo gukiranuka. Nubwo bari mu gihugu kibi, nubwo bari mu gihugu kibahinduye amazina, nubwo bari mu gihugu kishaka ko bisayisha mu byaha, ariko bagumanye ibyiringiro byabo byakomeje kuba ku Mana. Ibyiringiro byawe nibidahinduka, Imana izivuga ku buzima bwawe, kandi abatabishaka n'ababishaka bazabona intsinzi y'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo uzakorwa n'isoni, Imana izatsinda ku buzima bwawe. Satani amwarwe. Ngo baraza basobanurira umwami by'inzozi, baravuga ngo ibyo wabonaga n'ubwami wabonaga, ubwami
ubwami bwawe burakomeye, Imana yabuhaye buri kimwe cyose, ariko nyuma y'ubwami bwawe hazaza ubundi bwami bukurikiraho ubwami bwawe, ariko ntibuzagira umugisha wo gukomera nk'uko ubwawe bwari bukomeye. Mu yandi magambo, ntibuzigera bungana n'ubwami bwawe. Atangira kumva arimo arabyumva ibyo Imana yamusuyemo imubwira. Mu yandi magambo, icyari urupfu Imana igihindura ibitwenge, icyampuye umwanya Yesu akaguhindurira ukabona ibindi bihe by'impinduka ku buzima bwawe. Iryari iterabwoba Imana ikarihinduramo umunezero. Izari impagarara ku buzima bwawe, icyama Imana ikakuremera andi mashimwe muri uyu mwanya. Imana ikakuremera andi mashimwe muri aka kanya. Imana ikakuremera andi mashimwe muri uyu munota uhawe, muri ino saha uhawe, muri iki gihe uhawe. Imana ikakuremera andi mashimwe, ugashima izina ry'Imana. Ibyari bikwasamiye bigaturiza imbere yawe. Vugana n'umusozi, uvugane n'ikibazo cyawe, uvugane n'ideni ryawe, uvugane n'ubukode bwawe, uvugane na cyamunara yawe, uvugane n'uburwayi bwawe, uvugane n'ubuzima bwawe, uvugane n'ubuzima bwo kutamenya Imana bwawe. Ubwire Imana ngo Mana, shaka ko umutima wanjye utuze imbere yawe. Abanzi babonye ko bidahagije, icyo kintu bagicitse, urupfu barengeye bene wabo ndetse bakarengera n'abandi bose bagombaga gupfana nabo, babona ko bidahagije, bashakisha ikindi kintu cyo kugira ngo umwami akomeze yogezwe ashyirwe hejuru. Ariko ari impamvu zishaka umukristo. Rero nkubwiye ngo ibyo bitero byose uhura nabyo mu kazi, ibyo bitero byose uhura nabyo mu buzima bwo mu rugo, ibyo bitero byose uhura nabyo mu buzima bwo mu buzima busanzwe n'abantu mukora, n'abantu muhura, n'abantu muturanye, ni ibigamije kukwica wowe wamenye Kristo. Ariko nubitahura ugakomeza kuguma ku masezerano yawe, ugakomeza kurindira icyo Imana yavuganye nawe, uzabitsinda, wowe ntibizagutsinda. Bwarakeye abajyana b'umwami bamwemeza uburyo bagomba kumuremera ikigirwamana kigashyirwa mu kibaya cya Dura, kugira ngo bagire ute bashyire hejuru izina ry'umwami. Ariko kandi icyoro cy'Imana kihabure. Babahungu bakomeza kuguma ku cyubahiro cy'Imana. Aho Imana igeze ibintu birahinduka. Bumvise amajwi, niho twasomye, y'amakondera, amahubura ndetse n'inanga n'amasambuka ngo bisakuza, itegeko ko ari ukubarara. Mwene data, we kubararira buri jwi ryose wumva, we kubararira buri muntu wese uvugiye imbere yawe. Uko kubarara ni ukugira ngo Imana ibure muri wowe, haboneke imbaraga z'ibigirwamana. Kandi ntitubeshejweho n'ibigirwamana, ntitubeshejweho n'abantu, tubeshejweho n'Imana. Muri byo yavuze ngo tubeshejweho na Kristo muri byose tubonera mu isi. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu y'ukuri tujya tubona. We kubararira isi, ubararira Imana yakuremye. We kubararira abantu, ubararira Imana yakuremye. Dufite abantu batinya abantu kuruta uko batinya Imana. Ariko nubura umuntu utinya Imana, Imana izagutinyisha n'abantu. Yesu azakurwanirira, Imana izakurwanirira ishyaka. Umwami ngo azaberanywa n'ubujinya udasanzwe, ngo arabasanga arabaza ngo ninde wabagize ute wabaroze. Ni ikibazo cya misunderstanding, ni ikibazo cyo kutumvikana neza. Ese ntimwumva ururimi tuvuga? Ese murwaye hari umugongo wanyu urimo tije? Ni iki gituma mutubonana mwumvise amajwi? Ngo none reka mbinginge, nimwumvijwe amajwi muze kugira ute, muze kubarara. Mwene data, amajwi akwinginga kubararira isi, agira ngo akunamura gukore mw'amaso. Komera ku cyubahiro cy'Imana. Imana nuyihamye izaguhamya. Imana wahamijije kuguhamya. Imana wavuzije kukuvuga. Imana wagaragaje neza mu buryo bwiza n'ije kukugaragaza neza. Imana warwanirira ishyaka ije kuri kurwanirira. Saduraka na Meshaki na Abedenego babwira umwami Nebukadinezari ngo nta mpamvu n'imwe dufite yo kumva amagambo tubwira. Niki cyagushoboza guhagarara gucyubahiro cy'Imana? Niki cyagushoboza gusuzugura isi? Ntiwabishobora udafite Imana rurema mu mutima wawe. Ntiwabishobora udafite ubwami bw'Imana muri wowe. Ntiwabishobora udafite imbaraga z'Imana muri wowe. Bwira Imana ikuzurize. Bibiliya iravuga mu byakozwe n'intumwa ngo icyakoze tuzahabwa imbaraga, rimwe ku murongo wa 4. Ngo icyakoze tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira.
nibwo tuzabwa abanyabugabo bo kuguhamya. Ntabwo wagira imbaraga umwuka atari muri wowe. Bwira Imana ikwambika imbaraga kugira ngo uyihamye mu izina rya Yesu. Hari ibintu byinshi byakugoye muri ubu buzima, ariko ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo uneshe. Haleluya. Ukwiriye kunesha ibyo byose kuko niko Imana yawe gusaba. Arangije umwami ngo azabanywa n'uburakari, aravuga ngo muri bandi bo kunsuzugura, ngo noneho ngo reka ndebane namwe. Imana igiye kubankiza aho ituruka. Hari ntiyatekerezaga, yatekerezaga nk'umuntu ko Imana bizeye ari nka za Ryangombe, ari nka za Bari, ari nka za Dagoni, ari nka za Shera, ariko twiringiye Imana nyamana. Haleluya. Twiringiye Imana bizera. Umuririmbyi yavuze ngo Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si ikigirwamana, iravuga bikaba, yateka bigakomera. Usiwogope ibiguteye ubwoba n'ibituze, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga ngo byumve. Imana yacu irakomeye. Imana irakomeye, si ibigirwamana, iri hejuru y'abami n'abatware. Ngo Imana yacu irigaragaza. Umwami yatekerezaga yuko umwanzuro uhagije hejuru y'imyanzuro y'isi hari umwanzuro Imana yafashe. Hejuru y'imyanzuro y'abakomeye, nshuti yanjye, hari imyanzuro Imana yafashe. Wa mukobwa we, wa musore, wa mupapa we, wa mubyeyi we, hejuru y'imyanzuro y'urugo hari indi myanzuro Imana yafashe mu rugo rwawe. Hejuru y'imyanzuro y'umugabo wawe hari indi myanzuro Imana yafashe mu rugo. Hejuru y'imyanzuro y'umwana wawe hari indi myanzuro Imana yamufatira. Hejuru y'imyanzuro y'isi hari indi myanzuro Imana yafata. Nuza mu masengesho ujye wizera ko Imana ikumva igihe cyose uyisenze. Ngo nicyo gituma dutinyuka imbere y'Imana, ngo nuko tuzi ko twumva igihe cyose turimo dusenga. Nuzi imbere y'Imana ujye wizera ko Imana ikumva. Kabiri, iri bugusubize. Numara kubyizera ubihagararemo, Imana izakora ku buzima bwawe. Hari imyanzuro Imana igufatiye. Haleluya. Imana ivuguruje imigambi y'ababi, Imana ivuguruje imigambi y'incakura, Imana ivuguruje imigambi y'abarosi, Imana ivuguruje imigambi y'abakonikoni, Imana ivuguruje imigambi y'abadayimoni, Imana ivuguruje imigambi y'abami. Yesu aje gukora ku buzima bwawe. Ntugire ubwoba, hari Imana ikwigaragaje. Bibwiraga yuko bagiye gupfa, ndetse urupfu rubi cyane. Mwibuke ko babacaniye itanura, anavuga ko bagomba kuryingiza inshuro 7. Wahizwe inshuro nyinshi, ariko Imana itanze ubutabazi. Watanzweho ingwate nyinshi, ariko Yesu yakubereye incungu. Hari ibitambo Imana itanze ku buzima bwawe kugira ngo Imana igaragaze urukundo ikunda abantu bayo, abantu b'abanyembaraga. Umwami yadereze no guterura abasadoka n'Umushaka na Abedenego. Bibiliya yavuga ngo ibirimi by'umuriro byahise bibatwika, birabica, bibatsinda aho ngaho, ariko abana b'Imana bahagarara bemye. Niki gituma duhagarara twemye mu kibazo? Nuko tuba tuvugana niyaduhamagaye. Ivugana nawe amakuru iguha niyatuma ukomera n'igihe isi idashaka gukomera. Ibyo ivugana nawe nibyo bituma unezerwa ukagira akanyamuneza, kandi isi ikubwira ngo reka, nta mpamvu ufite yo kunezerwa imbere y'Imana. Yigirira icyizere, ntaho yagiye iracyariho. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri. Iyo arwaniye ba Saduraka nawe ije kukurwanirira. Iyo abarinze mu itanura nawe ije kukurinda. Iyo arinze Mose nawe zakurinda. Byarangiye dusenga, umwami bwiwe nawe agize iyerekwa ngo abona mu itanura hashyizwemo abantu 4 kandi banazemo 3. Nta yindi mpamvu. Imana ntigitererana umubi. Umunyacyaha niwe Imana ishobora kureka, ariko niwihanuka ugakurikira Imana, Imana izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Nyamara nubwo waguye mu ikosa ukagwa mu cyaha, ntabwo Imana yigeze guhana. Yakomeje kwereka urukundo rwawe no mu makosa. Bwira Imana ngo narakubabaje, ariko shaka kugarukira, kuko namenye neza ko no mu itanura ujye urikuramo umuntu wawe akavamo ari muzima. Hari abantu bahagaze mu itanura, ariko Imana yarindiye mu itanura ntibabasha gupfa. Nyamara ibirimi byonyine byisha bazanye abantu kubanaga, byisha bazanye ba Saduraka. Nibi birimi bishobora kwica abantu, umuriro wakurangiza ugahita uhinduka ivu. Ariko niki gituma dukomerera mu muriro? Nijwi n'imbaraga z'Imana, marayika w'Imana ubana nawe, Yesu ugendana nawe umunsi ku wundi, Mwuka Wera muhorana, niwe uguha guhagarara wemye no mu kibazo cyakaguhetamishije umugongo, icyagatumye uhita urangira ubuzima bwawe bukarangira ntiugaruke.
intege, Yesu akagukomeza, kuko muri kumwe akabasha guhagararana nawe ukava muri uwo muriro ntacyo ubaye. Naratangaye, narayisomye irambwira ngo babanukirijeho basohotse ngo basanga nta n'umwotsi ubacumbaho, n'agasatsi kabo nta nicyo kabaye. Imana ifite imbaraga zo kukurinda ugasohoka muri icyo kigeragezo, nta niba utaye muri icyo kigeragezo. Imana ifite imbaraga zo kukurinda ugasohoka muri icyo kibazo udatayemo nibaba, n'umwotsi utakunukaho, n'agasatsi katababutse, kubera ko Yesu afite ubwo bubasha. Umuririmbyi avuze ngo ni byose kumufite. Niba ufite Yesu ufite package yuzuye, ntacyo uzaba, ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Yesu ni byose kumufite. Humura mwene data, shaka ko dusengana nawe watakaje ibyiringiro Imana, ariko Imana cyagukunda. Ubona ubuzima urimo ukabwivovotera, nyamara uko wakwivovota kose uri muri ubwo buzima kugira ngo Imana ishyirwe hejuru ku bw'iyo nzira urimo. Nta kintu Imana ikora nta mpamvu, yagira ngo iziyerekane mu gihugu cyose ko hari Imana ya Isiraheli, hari iyo batamenye bagomba kuyimenya. Byarangiye umwami ashyizeho itegeko, aravuga ngo noneho Saduraka na Meshaki na Abedenego, bagaragu b'Uwiteka, ibaze hajeho imishyikirano myiza, hajeho imvugo nziza, kandi mbere byari ugupfa, mbere kwari ukubambwa, mbere kwari ukurangira. Reka nkubwire, mu kigeragezo nta muntu ujya wisobanura. Imana niba itaragusobanura we kuzisobanura, kuko niwisobanura ntuzatsinda, ariko Imana nigusobanura ibintu bizahinduka. Imana imaze kubarwanirira igaragaje ububasha n'itegeko, ariko bituruka ko nabo bayinambyeho banga kuyikoza isoni. N'ubu umuntu udakoze Imana isoni ntabwo uzigere gukoza isoni. Uravuga ngo waratinze, uravuga ngo umaze imyaka myinshi, uravuga ngo wabuze urushako, uravuga ngo wabuze ngo kubyara, uravuga ngo hari ibyo utarageraho, uravuga ngo wabuze akazi, uravuga ngo hari umugisha Imana itaraguha, uravuga ngo hari abana bawe bataragera ku kigero runaka. Ndakubwiza ukuri, icyo Imana yavuganye nawe izagikurikiza kandi kirinde kugeza gisohoye. We guba mu bantu bategereza Imana, kandi uyitegereze aho yagusize. Ubuzima ishaka kubamo bari gubamo, inzira ishaka ko wiga wigiramo, ishuri ishaka ko wigiramo nuryigiremo, aho ishaka kunyura n'abari hunyura, ibindi uzaba ubyirebera. Umwami kuri finali yogeje izina rya Saduraka na Meshaki na Abedenego, biramenyekana. Haleluya, biramenyekana. Nawe izina ryawe rizamenyekana bigendanye nuko witwaye imbere y'Imana. Niba ushaka kwamamara, izera Imana. Niba ushaka gukomera, iringira Imana. Niba ushaka guhindurirwa izina n'amateka, niba ushaka kogezwa, izere Yesu. Yesu azabihindura, kuko umufite afite byose. Bashyira izina rya Saduraka na Meshaki na Abedenego hejuru. Kubera iki? Kubera Imana ya Isiraheli. Kandi umwami atanga itegeko ngo indi Imana izasengwa atari Imana ya Isiraheli, atari Imana ya Isaka, atari Imana ya Yakobo, atari Imana ya Saduraka, atari Imana ya Meshaki, atari Imana ya Abedenego, uwo muntu azapfa. Kuko nta kabuze Imana y'aba bagabo yamaze kumenyekana. Aho Imana yageze icyoro cyayo kirahaboneka kandi biramenyekana. Yesu aze bimenyekane muri karitsiye utuyemo, Yesu aze byongeye bimenyekane mu rugo rwawe, Yesu aze byongeye bimenyekane mu kazi, Yesu naze byongeye bimenyekane mu bana bawe, Yesu naze byongeye bimenyekane mu muryango wawe. Uriho udafite agaciro, ariko Imana nizo uzagira agaciro. Uriho udahamagarwa, udakenerwa, ariko naza uzakenerwa. Dusoje dusenga kugira ngo ubwire Imana ngo Mana, birashoboka cyane ko nahoraga niganyira mbona ko ndi ngenyine, ariko wizere Yesu yuko umufite afite byose, kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima Imana igiye gukuremera. Uri mwiza Mana, muri byavuze ngo uri mwiza kandi ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe kuko bose ubarenze. Shimye ijambo ryawe uduhaye, niwe uvuganye n'ubu bwoko bwawe, nanjye uvuganye nanjye Mwami. Uwo ngo umuntu uri kumwe nawe haboneka challenge, haboneka impinduka. Aho wageze ibintu birahinduka. Imiryango nyarwanda ikeneye ko wayisura, isi yose ikeneye ko wayisura, itorero ryawe rikeneye ko warisura. Ahantu uri impinduka ziraboneka. Umuriro wawe ujya umanuka ukamanukira abantu bawe, bakuzuzwa imbaraga z'Umwuka Wera, ndetse bagakora ibyo batashoboraga gukora. Ngwino ugaragare mu buzima bw'ababyeyi, garagara mu buzima bw'abagabo, garagara mu buzima bw'abana, garagara mu buzima bw'urubyiruko, garagara mu buzima bw'abantu biga, garagara mu buzima bw'abantu bari mu mashuri atandukanye, garagara mu buzima bw'abakene, garagara mu buzima bw'imfubyi n'abapfakazi,
garagara mu buzima bw'abakwiringiye mu izina rya Yesu. Ngwino ugere mu buzima bwacu tubone impinduka. Satani yaradusuzuguye, Satani asuzugura ubwoko bwawe, ariko turasenze ngo Mana ngwino ubabere Imana, ngwino ubabere umurengezi kugira ngo bakire intsinzi. Nuko waza ukagira icyo wavuga. Vuga ijambo rimwe ku buzima bwa bene data. Unkurikiye wese uzakurikira iri jambo azakira ubutsinzi. Uyu mwaka ubere umwaka w'umwuzuro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen. Shalom, shalom.